Iyi nyubako ya RDB nyuma y'igihe gito itashwe yagaragaje ubuhanga n'ubushobozi bw'abenjenyeri bayubatse, igaragaza kumenagurika kudasanzwe ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye, ariko kandi mu gihe gitoya cyane mu mujyi wa Kigali twongeye kubona izindi nyubako zigaragaza ingaruka ijya kumera nk'iyi nyubako ya RDB yari ifite. Ni mu gihe kandi inteko nshinga amategeko y'u Rwanda yibajije igituma inyubako ya RDB yahura n'ibibazo nka biriya, abahura n'ibyo bihombo baragira bati ntabwo ari uko ibikoresho byabuze, agakora ibintu bijyanye n'ibyo yize yumva kandi akabikora uko bikwiriye. Iki gihombo ni igihombo ubona yuko gikabije kandi kigaragarira buri muntu uwo ari we wese, yaba ariko ni nyir'ubwite yaba no ku baturage nkatwe. Buri muntu wese ufite amaso arabibona yuko ari igihombo gikabije. Nubwo abaturage bavuga ibi ariko mu karere ka Kicukiro naho hagaragara inzu igeretse kabiri yazamuwe kuva muri fondasiyo kurinda igeretswe kugera igeze ku isakaro idafite icyangombwa na kimwe. Ushobora kwibaza aho inzego zari ziri kugira ngo igere aha ngaha, dore ko n'ibyangombwa yatangaga byabaga bitujuje ubuziranenge. Naho mu karere ka Gasabo ho nyuma y'inyubako ya RDB hari izindi nyubako zigaragara ariko zidafite fondasiyo yaho zihera. Mu karere ka Nyarugenge naho hari inyubako imaze iminsi itavugwaho rumwe n'inzego zigiye zitandukanye, ariko kuri iyi nshuro ikaba iri gushyirwa hasi. No hejuru bageze hejuru bagabanya ibikoresho, rongeri barazirya. Niba hasi barakoresheje rongeri ya 14, hejuru byageze bakoresha rongeri ya 12. Ikigaragara rero isomo ribidusigiye nuko ku mwenjeniyeri bagomba kuzajya abanza bakitonda bakanza bakareba niba ibikoresho bakoresha hasi ari byo bazakomeza hejuru. Nayibereye umuyede, ariko mu bigaragara ikosa ryabayeho cyane cyane ryatewe n'umuntu wubakishaga akaba yatumiza ibikoresho by'ibipirate, yafataga abafundi ba feke akaba ari bakoresha akabahemba amafaranga makeya. Mu kigaragara nuko ubwo abo yakoreshaga nk'abafundi bari abayede. Umwanzuro wafashwe uko yihagarika ni umwanzuro mwiza, kuko yari itaragira uwihitana, ariko mu bigaragara nyuma y'igihe runaka yari kuzangiza byinshi. Ku mwenjeniyeri wakoze ibi rero sinzi, mbona yakwamburwa n'uburenganzira bwo kugira iyi nyubako yawe, kuko urabona ibi harimo byinshi byo kwirengagiza. Nyuma y'ibi bitangazwa n'abakoze kuri iyi nyubako, umuvugizi w'umujyi wa Kigali Madamu Emma Claudine Ntirenganya akomeza asobanura icyo umujyi wa Kigali ugiye gukorera iyi nyubako ndetse n'izindi nyubako nkazo ziri kuzamurwa mu mujyi wa Kigali zaba zifite ibibazo nk'ibi. Urakoze. Ubundi iyo uyirebye uyirebesheje amaso nk'abafundi uhita ubona ibintu. Icya mbere ni uko bubatse bamara kugera ahanyuma kuri floor ya nyuma, bahindura ferabeto bakoreshaga bashyiramo ntoya, harimo ferabeto z'10. Ibyo ngibyo rero bituma niba ibyo wakoresheje bidafashe ibiri aho ngaho kuri iyo floor bitangira kuremerera ibyo hasi, ari nabyo byatumye za nkingi zirimo hagati wabonye yuko zagiye zicara. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri, hari ahantu nanone ahagana hejuru ubona ko bameze nk'abasimbuje inkingi, bayisimbuza agakuta, bagasimbuza urukuta, hakanongeraho ko nanone iyo urebye sima yagiye ikoreshwa cyane cyane umaze kurenga kuri basement cyangwa se hasi, ahandi hakurikiyeho sima yagiye ikoreshwa ubona yuko sima irimo kuvunguka cyane, ndetse no kuri ziriya nkingi zisa naho zicaye ukabona ko iravunguka cyane cyane, ukabona ko itavanzwe nyine nk'uko yagombaga kuvangwa kugira ngo ikomere ibashe kwikorera inyubako yose. Ariko ibijyanye no kumenya noneho ngo ibibazo birimo ni ibihe, ese bikwiriye gukosorwa gute, ibyo ngibyo ni ibintu bizafatwaho umwanzuro nyuma y'uko hamaze gukorwa structure audit report. Niyo barimo gukora. Hari abenjeniyeri ubu ngubu barimo kugenzura ngo barebe ibyafeirinze ni ibihe, hanyuma ibizakosorwa ni ibihe, ese gukosorwa no kuyishyira hasi, ese gukosorwa no guhera kuri level yihe kugira ngo bisubirwemo, ni iki kizakorwa. Iyo report niyo izabitubwira. Dutegereje rero yuko bayirangiza kugira ngo tubone icyo tuzategeka nyirinzu gukora. Turamushimira kugeza ubu ngubu yakomeje gukorana n'umujyi, cyane cyane ko tukimara kubona bitangiye kuvunguka byisenya, twahise
dushyiraho izi perimeters z'ahantu abantu batagomba kurenga kugira ngo hatagira uwo biza kugwaho, ariko dusaba ko bahita batangira gusenya ibyo hejuru by'ibyumba bari bamaze gukatamo n'ibindi byose twabonaga ko biremereye, harimo n'ibyari bisakaye. Ibyo ngibyo byose bakaba baramaze kubimaramo, ku buryo dutegereje ko ya report iboneka, ariko tuvuga ngo nibura ubu ngubu ntabwo bishobora gukomeza kugwa nta kibazo. Nubwo iki kibazo cyiganje mu mujyi wa Kigali gusa, hari kuzamurwa imiturirwa, ushobora kwibaza niba mu ntara hirya no hino z'igihugu cy'u Rwanda ahandi hazamurwa inyubako zigeretse zo zujuje ubuziranenge bikakuyobera. Nge ndi Alpha Nshimyumukiza Elisa, Good Rich TV mu mujyi wa Kigali.